Ni amakuru ubona ko ari gukomeza n'ubundi kuba yagarukwaho mu bitangazamakuru, imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuri uyu mubyeyi. Uyu ni umubyeyi waje kuza kuba yatera abantu amarangamutima, yitwa Uwiragiye Marie Chantal. Yaje gutera abantu amarangamutima aho yaje kubyara impanga enye nyuma y'imyaka 15 ategereje urubyaro. Ngira ngo ni ibintu wabonaga ku mbuga nkoranyambaga aya makuru akimara kuba yajya hanze, abantu benshi bagize amarangamutima batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Icyo gihe akimubyara, ngira ngo yamubyaye mu ijoro ryo kuri Noheli ku itariki ya 25 mu by'ukuri, aho n'ubundi nkuzaniye ngo ese na yahe makuru navuga ko ari meza kuri uyu mudamu kuri ubu ngubu nyuma y'icyo gitangaza cyabaye Imana yakoze. Mw'abantu mwe ni ibintu bidasanzwe, ndagira ngo mbanze nkugezeho uburyo donc byagenze. Uru rugendo rw'umusaraba rw'imyaka 15 uyu mubyeyi nta mwana arabona. Ndagira ngo mu by'ukuri mbanze nkugeze uru rugendo. Reka mbere y'uko ntangira kuba nakugeza uru rugendo, mbanze nkurarikire ubanze urebe munsi video reba ayo magambo yanditswemo ngo subscribe uyakandemo tujye tubana 5 kuri 5. Nkwereje ikaze muri iyi nkuru. Hari kimwe mu binyamakuru mu by'ukuri cyaganiriye n'uyu mubyeyi, ngira ngo yaje kuza kuba yatangaza avuga urugendo rw'umusaraba muri iyi myaka igera kuri 15. Ngira ngo yavuze ko aba bana yababyaye, ngira ngo n'abahungu 2 ndetse n'abakobwa bagera muri 2, ngo yababyaye nyuma yo gutwita inshuro zigera muri 5 inda zigenda zivamo. Ari naho yaheraga agaragaza ibyishimo afite byo kubyara aba bana abagera muri 4 icyarimwe. Ngira ngo mu magambo yiwe mu by'ukuri yaje kuza kuba yatangaza, yaragize ati nahereye mu buvuzi bwo mu karere ngera i Kigali muri CHUK, baramfashaga bakaba imiti ariko nta kintu kidasanzwe babwiraga gitera ikibazo cyo kuba inda zigenda zivamo. Ati havuyemo inda zigera muri 5. Yarakomeje aragira ati ibyishimo byo nabigize, nashimye Imana kuko ukwiheba numvaga ari ikintu kitamvamo mu buzima n'umuryango wishimye cyane. Uyu mubyeyi yavuze ko icyo gihe nta bushobozi yari afite ubwo yaganiraga n'iki gitangazamakuru ku itariki ya 27 ubwo bamusuraga mu bitaro, agaragaza uburyo ubushobozi bwamushizeho nyuma yo kwivuza igihe kirekire. Ati niho ahera asaba ufasha dore ko akeneye kwishyura ibitaro yabyariyemo no kubona inyunganizi zifasha umuryango kwita kuri abo bana. Mu magambo ye yaragize ati ahantu twivuriza bisaba ubushobozi burenze, imbaraga zo zagezaho zishira kugeza ubu ikibazo nicyo kwibaza ubwishyu bwa hano mu bitaro, tukibaza nuko abana bazabaho. Ngira ngo iyi nkuru abantu navuga ko bayibonye ku mbuga nkoranyambaga by'amahushuka, babona ko wenda ari ibintu bisanzwe, okay no kubyara abana 4 icyarimwe byarabatunguye ibintu ngibyo, ariko mu by'ukuri iyi story abantu bagizi baje kuza kuba bagira amarangamutima menshi cyane bitewe n'iyi nzira y'umusaraba uyu mubyeyi ndetse n'umugabo we baje kuza kuba baba. Mu magambo yagize ati turasaba bagira neza kudufasha bakadutera inkunga, byatubera byiza kuko byadufasha kurera aba bana, bikadufasha no kwishyurira ibi bitaro ati turimo. Ngira ngo ni aya makuru yaje kuza kuba yagira n'ubundi ku buyobozi bw'akarere, kuko na akarere ka Bugesera niko uyu muryango wabyaye aba bana 4 utuyemo. Ngira ngo ubuyobozi bw'akarere rero bwaje kuza kuba mu by'ukuri bwakwakira iki kibazo. Ngira ngo uwo mubyeyi wibarutse abana bagera kuri 4 yagize impanuro atanga nyuma yo kwihangana yagize mu myaka 15 ategereza urubyaro. Ngira ngo ni somo rikomeye cyane, aho yaje kuza kuba yagira ati icyo nabwira abagize ibibazo byo gutegereza urubyaro ni ukujya babasha kwihangana no kwihangana abo bari kumwe, kuko burya nta wanga ibyiza nuko abibura. Igihe kiragera Imana igasubiza umuntu. Ngira ngo aba
bana Imana yaje kuza kuba yakora n'igitangaza, dore ko bavutse bafite ikiro kimwe n'amagarama 700 hagati, ndetse n'ikiro kimwe n'amagarama 300. hanyuma baza kuza kuba bashyirwa mu cyumba cyita ku bana bavutse mu buryo budasanzwe nebonatology. ngira ngo aya makuru yateye abantu amarangamutima mu by'ukuri bitewe n'inzira y'umusaraba uyu muryango waje kuza kuba wacamo. Kuri ubu ngubu ni ibyishimo bidasanzwe kuri uyu muryango, n'amakuru meza mu by'ukuri, nyuma y'uko ikibazo cyabo kigeze mu buyobozi, nyuma y'uko aba bana bavutse. mu by'ukuri umuryango utangaza uti mu by'ukuri sinzi niba ubufasha bwaboneka, rwose badufashe, twarivuje bikomeye cyane, amafaranga yadushizeho, inda zagendaga zivamo, tujya mu bitaro kwivuza. Kuri ubu ngubu kuri uyu wa 28 z'uku kwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022, umuyobozi w'akarere ka Bugesera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Manishimwe Yvette hamwe n'abandi basuye umubyeyi bamwizeza ubufasha. Nukuri ni ibintu ubona ko abantu benshi bari gukomeza kwishimira bati Imana nukuri yakoreye ibitangaza uyu mubyeyi. Imana ishimwe yavuze ko biyemeje kumwunganira kugira ngo aba bana bose bazabashe kubaho, cyane ko bidasanzwe ko umuntu abyara abana 4. yagize ati twamusuye kuko bidasanzwe kwibaruka abana 4 kandi kuba bungutse abana n'umugisha. ni abaturage bacu, ikindi kubyara abana nk'abariya bibasaba ko umuntu hari ubundi bushobozi agomba kuba afite kugira ngo abarere bakure. Rero ni muri urwo buryo twamusuye, tumwizeza ko akarere tuzafatanya kugira ngo bakure abagire imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwiza. Wiragiye n'umugabo we Bizimungu Dieudonné nawe bashimiye ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwabasuye mu bitaro, bavuze ko batunguwe no kubyara abana bagera muri 4. Wiragiye yagize ati ibi binyongereye imbaraga n'icyizere kuko mbonye ko hari abantu bafite umutima mwiza kandi hafi bagakurikirana ubuzima bwanjye ndetse n'ubw'abana banjye. Yongeye ko guhabwa ibikoresho bitandukanye ndetse n'amata byatumye yumva atuje, ndetse kuri ubu ngubu atagihangayitse kubera leta yaje kuza kuba yamwitayeho, leta y'umubyeyi yaje kuza kuba yamuzirikana. Mu by'ukuri ni amakuru ubona ko ari gukomeza kwishimirwa n'abantu benshi cyane. hari ibitekerezo byinshi byagiye bitangwa kuri aya makuru. hari benshi bagize bati nukuri ni byiza, ndabyishimiye cyane. ati nukuri leta y'umubyeyi kuba yamwibutse igiye kumufasha. ati nukuri leta yubahwe cyane. undi ati nukuri turabakunda cyane. ati uburyo mukomeza kwita ku baturage. ati nukuri umuturage ku isonga. ati bigaragaza ubuyobozi bwiza kandi bukunda abaturage babwo. abandi bati nukuri ndishimye cyane, uyu mubyeyi yankoze ku mutima. ati uburyo nukuri yategereje urubyaro imyaka 15 abyara inda zivamo. ati nukuri ibi bintu byankoze ku mutima cyane. ati Imana ishimwe cyane kuba yitaye kuri uyu mubyeyi ndetse akabyara neza, nubwo yabyaye abazwe, ariko Imana ishimwe ko yamuramiye. ati kubyara abana 4 ni ikintu kitoroshye cyane. undi ati nukuri ndabashimiye cyane. ati nukuri leta n'umubyeyi uburyo itekerereza abaturage. ati nukuri iyi leta yubahwe cyane. undi ati nukuri ndabashimiye cyane kuba mwatekereje uyu mubyeyi. ati nukuri akarere ka Bugesera. ati abayobozi Imana ibahe umugisha ndetse n'abayobozi b'u Rwanda muri rusange. undi ati nukuri iyi niyo sura nziza y'ubuyobozi bw'u Rwanda, bita ku baturage cyane. ati nukuri bubahwe cyane. ati nyakubahwa perezida wa repubulika niwe cyitegererezo cyacu. ati nukuri Imana ikomeze kumuhereza umugisha. ngira ngo ni ibitekerezo byinshi. undi ati nukuri ukuntu uyu mubyeyi yabyaye, ati byankoze ku mutima. ati numvishe
isitori yiwe ati ni ukuri ngira amarangamutima menshi cyane, ati Imana ihabwe icyubahiro, ati ni ukuri iyo igutindije iragutegera, ati yaramushumbushyije, ati kandi iramusekeje, ati Imana ihabwe icyubahiro. Ngira ngo mu by'ukuri ni ibitekerezo byinshi cyane biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru, ukuntu uyu mubyeyi yaje kuza kuba yakorerwa ibitangaza ndetse na story yiwe y'ubuzima ukuntu byagenze. Ngira ngo wagiye ubona ku mbuga nkoranyambaga nubwo abantu bagiye bavuga umubyeyi yabyaye abana 4 ukagira nyine ni ibintu gutyo bisanzwe, yaciye mu nzira y'umusaraba. Reka mbashimire cyane, ndabakunda, reka dukomeze tubane mu zindi nkuru.